njyawe urajya simazi nyoko nasiko barapfuye nushaka kubasanga wibinyibutsa kuba barapfuye byo ndabizi kandi ni ngaho ari wo mubyeyi wanjye njyewe ndana kubyaye nawe n'umubyeyi wawe izi ngweto zawe ibyo nibyo kubyaye ngo buranga yose uranyirukanye azora kubonyeho nakumbwira natekereje kure ndi kure ukankora ukabona wapi ndakindi kintu mba ndi gutekereza mu bwonko bwanjye bari umuvandimwe wanjye nsayo yabaye nsayo mu bwonko bwanjye twatandukanye mfite imyaka 4 gusa mara no kubera iki ibintu wemeye ko ari njye biba Imana byibura nzabona umuvandimwe wawe dore uturere twose nagiye ngava muri Nyanza nje Rubavu mana munsi y'ibirenge hashuje Imana no kubera ishangazi yatekereje kunyirukana kimwe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara twembi umuraceceka nsayu wihorere numva ibiri yesa nkaro kwacafuza Sayo bana ngurangami. Oya ndagumbangamiraga na gatoya pe. Nanda sari kintu nsabanga kikwima. Oya cyose siko n'ingweto nambaraga navuga ngo nibiki tumbangamiye. Njyewe urambangamiye. Gute? Njyewe umugabo wanjye azari mwe mu kwezi. None rero ahangaha gerageza umugabo nyine umugabo undi mugabo akambaza ndetse nimba nawe uri umugabo. Rero mbabara ugende pe. Noti Mase urukumva nagiye ko njyawe urajya simazi nyoko nasiko barapfuye nushaka kubasanga wibinyibutsa kuba barapfuye byo ndabizi kandi ni ngaho ari wo mubyeyi wanjye njyewe ndana kubyaye nawe n'umubyeyi wawe bavugana nasiko ariko nakubyaye ndeze imyaka ingana 13 imyaka 13 zo wihangane uri kumva njyewe ubu ngubu rero urampangamiye 13 nawe agenda wihitira ubuzima narakureze izo myaka abari zanshimira byibura nari wanduma kuvoma nkanga kujyayo ndago wanduma mu murima ngo nange kujyayo yemwe imirimo zose ndazikora nose ndekucya mve nandi gukubura pe nabyikorera ariko ukamvira ngaha wenda naba nduhutseho gatoya wambwira niko se byo naba narakoze ntabwo zamboreye pe urampangamiye sinisanzura aho ndi kugenda kubona nsayo naje kuryama ngatekereza nsayo mbambara ibipira mu buzima ndagubye bintu nabyumva Imana ibi bintu ndi kubona ndi kurota cyangwa ntabwo uri kurota none reka ngwere bikira ngo kurota Mana ibintu kubera ikiba byabaye ko ntabwo uri kurota dore ngo izi ngweto zawe ibyo nibyo kubyaye ngo buranga yose uranyirukanye Nyanza ujye gushaka ibyo za Rubavu zari kandi ubwo ndaba ngiye ko ndababyeyi nasizeyo ibyo ntabwo bindeba byiyurake cyangwa vira ku muryango yewe ko nakwirukanye ushaka iki hano narimvuye gushaka utwatsi twayira Feresi ndiko bibona naba wahangaje pe nanjye urayikureba ngerageza kwita ku matungo yawe ngo uburyo nanjye mfataga neza umuntu buriya niho yakagombye kubira uzarebe n'abantu benshi baranyifuzaga ugasanga bari kunteranya nawe ngo ngende ariko uje heze kandi ndakibazo dufitanye ndacyo simboraga ndakubwira sindakibazo ngenda mfitanye nawe buriya niyo mpamvu twabanye igihe kirekire urandagwa wamenye imbavu imyaka 14 yose tubanye nyinshi ariko azora kubonyeho ngakumbwira buriya
ikibazo cyo nakubonye managa nta byishimo ugira kandi bityo uba wabibonye uba wanyweye amata ugahaga ibyo mbiboneraga ku gihe hari n'inzoga ubishaka wagira wambwira ukaza ukangaguhereza ukajya kwinywera ariko ugakora akazi kawe neza ukishima. oya nawe mfataga nk'umubyeyi ariko aba ari mpamvu nyine iyo umuntu iyo yabonye ibyo kurya nyine ngewe ikibazo cyumviti na n'ubu simbona wishimye sinzi ikibazo cyavuye niba ikibazo ari ngewe niba ikibazo ari abo mu rugo simbizi. yatakibazo abo iwanyu ko tubanaga neza none habuze iki ubwira ibyishimo. nta kibazo nuko yenda wasanga ariyo kamere yanjye. ikindi cyo wenda cyongera sinkwembera kugira oyo mbemberaga kugira uri kubona ngenda ataba ameze neza iyo natari mu kazi. umeze neza ariko sinzi ikibazo pe mbwire ngufashe ikibazo gikemuye mbwire ubundi ubundi nyine yari ari umunsi umwe kubera iwacu yari ari abacuruzi nuko nyine bari bavuye kureba ibicuruzwa muri Uganda. yego nyine bageze ku mupaka byaba imodoka bavuga ngo ni iby'abatanzaniya imodoka yabo yari iparitse. nyine iyo modoka yari iparitse icyo kimodoka kiraza cyahise kiyikubita nuko nyine numve ngo bapfuye ariko nyine mu rugo bari baradusize turi abana babiri ari njyewe mukuru ubundi njya numva ngabaga kwa masenge i Nyanza ya Butare ndago nkikimubonaho ubu ngubu imyaka 13 yose irakubise ndatari nabona ku muvandimwe wanjye gusa ngiye kubwisha mukuri ni ikibazo pe ariko ni ukwihangana ibyo ngibyo bibaho mu buzima ariko ikintu gihari naho cyo nemeye kugufasha niko nagufasha tukamushaka. wabungiriye neza pe nkabona umuvandimwe n'ejo bundi ukamubona n'ejo bundi cyora nyine papa yari umukungi naha ubwo nari ndi gutembera hari umugabo nyine twahuye ntambwira ngo papa wawe sonde wari uri umucuruzi sha ndavuga n'uwo nguwo wamumenye wa undi wari uri umukirina ntambwiraga ariko ngo babonye umurambo wa mama wawe wa papa wowe ntabwo bari bawubona sinzi rero niba papa kibaho impamvu za ukabona natekereje kure ndi kure ukankora ukabona wapi nta kindi kintu mba ndi gutekereza mu bwonko bwanjye bari umuvandimwe wanjye nsayo yabaye nsayo mu bwonko bwanjye twatandukanye afite imyaka 4 gusa. weho ikintu cyo ngiye kubwira ugiye kugenda ugiye kujya gushaka ubwatsi nuvayo niba ngombwa tuza twitegura tujye kumushaka. umva wabungiriye neza yaba ari weho mana y'u Rwanda turahita dutega imodoka tuje nubwo tutujyana ngenda atamfatira imodoka ugere muri Nyanza ya Butare umushake urebe numubona uzahita umbamagara none. umva boss wabungiriye neza pereka tuno twatsi mbanze na dohereza iriya simbuka ubikurikirane none tuhita tureba uburyo tubikemo. ndarusha ngiye gushaka ahantu nakambika pe mana undinde gusa ndagira abantu cyangwa se inyamaswa ziza kunde kuko ndaba ngiye gukambika pe najyana
mana kubera iki ibintu wemeye ko ari njye biba Imana byibura nzabona umuvandimwe wanjye dore uturere twose nagiye nkava muri Nyanza nje Rubavu mana munsi y'ibirenge hashyushye Imana ni ukubera ko ishangazi yatekereje kunyirukana Imana ibintu koko ndi mu mugambi wawe Mana si byibura ari icyo waturemeye kuzakora ku isi kubera ko ari twe twabuze ababyeyi babiri nabuze umubyeyi mburamuge nabuze papa na mama none n'umuvandimwe wanjye mubuze gusa ndaye we ikomwa makuru kosha ruwa aho ndi kuva ndana aho ndi kujya ndahantu barizwa ubwo aho pe ese amakuru urebye ni meza ku ruhande ru isiko ndi kubona wazanye ibiziki ahora niko si wa musore ibibazo ni ibibazo pe aka kanya tuvugana mvuye muri Nyanza ya Butare Nyanza ya Butare n'amaguru bwangereyeho burongera bunyereraho kabiri Nyagasani ngiye gucyaraho kubona Imana naravutse iravuga ati Safari we ndakikubirinduriye taranegwa agaramya agira ngo ijuru riri hafi wa muhungu ibibazo abari ibibazo pe ngombwire rero nese ubundi reka nkubaze kugira uve Nyanza ya Butare uzi Rubavu byagenze gute sinzi nimba ariko data wa twese yabikoze sinzi nimba ariko wenda yabishima gusa njyewe ndi imfubyi ku babyeyi bombi ababyeyi ugira ntabwo nanjye buranyine ukureba nanjye nyine ubundi reka nkwibwire simba yitwa Safari wowe bakwita yenda ari ngombwa ariko nzari kubya reka tubyihorere nyine njyewe nanjye ukureba tukano kanyamuneza mfite nuko nyine nuko ari umubosi njya ndagira nawe uri kureba ibyo nambaye n'inanjuro ku mutwe uri umwahi ndi umushumba ntamfashe neza pe ese ko ariko utabanaga n'ababyeyi bawe nyine ndacyakubwira nabakene ndacyakubwira nyine muri umwaka tuyohereza ngombwa mfite imyaka 6 murumuna wanjye afite imyaka 4 niyo mu rugo yarara abakungu yarara abakire mbega ni ngo mu rugo niko bambwira ngo nyine mu rugo bari bavuye kurangura muri Uganda nyine ubwo bari bavuye kurangura muri Uganda kumva nibwo igikamyo cy'abatanzaniya cyabagonze noneho iwacu twavutse turi abana babiri undi yari afite imyaka 4 nibwo nyine bahise badutatanya yewe nyine kubera njye wari uri mukuru njya kubaza Marine mu mihanda uwo nguwo we ahita ajya kwa Masenge iyo Nyanza ya Butare numvise uri kuvuga Nyanza ya Butare nyine nari nshaka kukubaza niba umuzi nuko mbonye wariruhiye oya ndawe nzi muzi naba ngubwiye ako nanjye mbura mvukana n'undi muvandimwe wanjye ako ni mutoya namusize ari mutoya anzumbaho gato ariko nawe yavukiye ino nanjye ndi kubaziriza pe ariko wambwiye ngo witwa Safari ariko usa naho uzi gusetsa munaritiranwa oya nawe munaritiranwa wasanga rero tunasuwo muntu ese nawe uri kureba bosi rero
ndi kubona nawe pe nta shinge na rugero ibikapu ndaho amabote none si reka ngiye nkubwire rero uburyo nanjye bantoraguye njye gufatanya n'uwo mubosi njye ndamuragirira umva mfataga neza pe ibiryo biba bihari amata nkayabonera ku gihe yewe yambwiye ngo niba njye ndashaka n'inzoga njye ndamubwira agerane inzoga nduzazikunda n'iz'abantu bakora none si waza tukajya kwibanira nawe ukaba umushumba waho ngaho ko batwaki tukajya turabana ndago kwahira ndo nabishobora iyo nabaga ndago nigeze nahi wari uri umwana wo mu masheke niriwaga ndi gukora izindi mirimo guhinga n'ibindi no kuvoma none si ndacyo twajya turararana niba ari ukwahira nyine nakwerekera tukajya turafatanya tukaba ariko nyine uwo muvandimwe wawe sha ndanamumenya pe ndanamumenya kubera ko ndago nigeze mva kuzerera cyane nabaga ndi mu mirimo gusa nabaga ndi mu mirimo ariko nyine unambwiye izina rye nasanga muzi wenda yaragiraga no mu rugo cyangwa naramugeze kumwumva uzi umuvandimwe wanjye si uko bamwitaga sha nawe uri kumunyibutsa ugatuma agahinda kagaruka umuvandimwe wanjye bamwitaga Nsayi